noneho bakajya baha amafaranga. Wabonye abana barashidi bamaze iminsi bafite cano, sinzi ukuntu bakonje ariko bamaze iminsi bafite cano, birirwa batuka ubuyobozi. Urumva aho gufata amafaranga no kuvuga ngo reka twinvestinga mu kintu runaka, reka twinvestinga abana nta bushobozi bafite, tubishurira amashuri. Abenshi ni n'abana bagiye kwiga za tronkomi na primaire, kuko hari umwana warashidi wari umaze iminsi avuga cyane uri kwiga muri primaire. Wumva aho gufata umwana bakavuga ati byibuze twakoze ibintu tudafite bije, dufata abana 50 tubishurira amashuri, byibuze kuba ariho hantu yahera avuga. Arifata n'amafaranga nyine bakajya kuyasapotinga muri bya bikorwa bibi byabo. Ahari hari igihe babona bakora ntitusubize cyangwa ntihagire icyo tuvuga, bagakora ibintu bakidegembya. Ndavuga nka gutya iriya guverinoma y'abaringa ya Nahimana, ngo ba creatinze passport, ngo ba creatinze irimbi ya online. Mu minsi yashize bakoze n'amahano, mbona ngo bari kwibuka jenoside yakorewe abahutu. Harimo rwose n'abapapa ubona bagakwiye kuba bafite ubwenge bwo gufasha igihugu, ariko ugasanga bicaye mu bujajwa n'ubugome gusa. Nibyo bikomeje kubicaza, bagategura project z'ubujajwa n'ubugome. Abapapa rwose, kuko nura mupapa wahoze ari ambasaderi mu ntuza muri France, Ndagijimana n'abandi benshi. Miriwe neza umujene James. Ikaze kuri Info France Rwanda. Ye nitwa Rwa James, abandi kumwe na papa wacu muramumenyereye hano, Kayumba Jean Baptiste. Ni pasteur, tuba twibagiye kuguha credit kandi hari nawe mwateye muri yivuga butumwa. Ntacyo bingabanyaho, ahubwo numva nta kibazo bifite igihe cyabyo, ariko bigendana na nyine. Ariko ni pasteur sawa, abantu baba bagomba kubimenyera. Umeze neza ariko? Fresh. Abana umeze neza. Fresh rwose, nditeguye. Abana itoto. Natwara igihe twigana abasore nyine ngo fresh. Abana itoto ryose. Mu Rwanda tugufashe neza. Hari igihe nyine umuntu yavuga ati u Rwanda rwacu rurakabaho kandi. Ese kutabwira bari abantu mwicaranye mu Faransa birirwa batuka igihugu. Ndababwira kandi ntabwo nzatuza. Ntabwo baba babona urugero rw'umupapa umeze neza. Barabyirengagiza bari abantu ni ntagondwa. Umaze iminsi udahari neza. Ariko n'ubu ndahakumbuye. Umaze iminsi, ndavuga umaze iminsi uri muri biro politike ya FPR. Nawe uri mu bayatendinze cyane. Byari bimeze bite kuba uri kumwe na His Excellency? Ndi mu bayibayemo kandi nayibayemo mpagarariye cyangwa se ndi mu bahagarariye bagenzi banjye b'abanyamuryango wa FPR mu Bufaransa. Nahawe manda na chairman wo mu Bufaransa. Cyoko nahuriye n'abandi bagenzi banjye harimo nka Dr Nsengiyumva na Dr Deve. Ubwo nukuvuga ngo afite twarahahuriye, ariko harabaje mu buryo batumiwe, ariko twese twatumiwe na His Excellency nk'uko babivugaga muri secretariat ya FPR. Ariko nk'uko bivuga biba biryoshye kugira ngo wicare mu nama iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika, akaba na chairman w'umuryango FPR. Ndumva byari bimeze. N'ubunani biraryoshye.
ko numva nk'ari abantu benshi ubundi ni bande batumiwe harimo abantu bangana iki biro politike birimo abantu bavuye he bangana gute ndumva ngo harimo abanyamuryango bari bavuye muri France nawe watumiwe nk'umu Diaspora kuva mu Bufaransa nabaye bantu bandi mwari kumwe mu nama birumvikana ko biro politiki bigizwe n'abayobozi b'umuryango FPR ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga nyakubahwa perezida wa repubulika akaba na chairman w'umuryango umwungirije ndetse n'umunyamabanga mukuru wayo hakaza abameze gutyo mu nzego zitandukanye ni ukuvuga mu rwego rw'intara mu rwego rw'akarere mu rwego rw'umurenge abo bose baraza kandi noneho hakabamo na ba rwiyemezamirimo batumiwe na nyakubahwa perezida wa repubulika ari n'abachairman ba FPR abahagarariye inzego z'urubyiruko n'inzego z'abari n'abategarugori ba rwiyemezamirimo nabavuze inshuti z'umuryango FPR noneho rero na Diaspora nk'intara ya gatandatu nayo ikaba ihagarariwe kandi nibwira ko twari duhari turakurikira kandi dufite n'ubutumwa tugomba kugeza kuri bagenzi bacu twari duhagarariye abo rero baba bari mu nama nk'uko babibaje uti bari nk'abangahe umubare wavugwaga mu nama dukurikije n'ubwinshi bw'abari baharimo no mu gihe cyo kutwakira bavuga ko turi mu 2000 byashobora no kuba biri nasaga kuko ubusanzwe n'ubundi barenga 2000 hari igihe twageraga ku 3000 mu myaka ishize rwose ndumva byaragenze neza mwagize neza ibihe byiza no kuganira n'umusaza très hari impanuro yabahaye impanuro tuzaniye impanuro nyinshi umusaza yaduhaye nyakubahwa perezida wa repubulika akaba na chairman w'umuryango impanuro yayishyize mu biganiro bibiri yari yateguye byagombye kuganirwaho hanyuma bikagirwaho n'impaka ndetse n'ibitekerezo ikiganiro cya mbere cyari cyo kuvuga ngo imikorere n'imikoranire y'abayobozi nabo bayobora ni gute umuyobozi mubo ayobora yitwara ni gute asoza inshingano ze agafatanya n'abahagarariye kugira ngo bazishyikeho cyo cyari ikiganiro cyiza cyane ku buryo habonetsemo ahataragenze neza hakanengwa nuko n'ahandi hagenze neza nyakubahwa perezida wa repubulika chairman w'umuryango arabishima icyo ashimye aragishima icyo adashimye akakivuga ikiganiro cya kabiri cyari cyerekeranye n'iterambere ry'u Rwanda ry'abanyarwanda ndetse n'ubuzima bwabo no kuba imibereho myiza y'abaturage kandi ibyo biganiro byombi uko byari byateguwe bikavamo n'impanuro y'umusaza yari yanateganyije za pano zari ebyiri ku buryo yari igendanye n'icyo kiganiro cya mbere kigendanye n'imikoranire y'abayobozi n'abo bayobora noneho n'icyo cyerekeranye n'iterambere ry'u Rwanda n'imibereho myiza y'abaturage ku buryo imbere habaga hari abantu bane bafite kubivugaho bafite kugeza ku banyarwanda uko biteye kandi noneho hakabaho no kugira ngo abantu batanga ibitekerezo basobanuze batanga ibitekerezo noneho dupfundikira habayeho imyanzuro kandi iyo myanzuro twiteguye kuyitanga cyane kabisa gusa hari ikibazo n'ubundi akenshi umuntu ko ibintu byose bikorwa hano mu Rwanda tutajya badaheze inyuma Diaspora n'ubundi Diaspora babara ko ari intara ya gatandatu y'u Rwanda ase uruhare rwa Diaspora nyarwanda abantu mu bahanze kubera iki njya ndukimanga aho ko mbona hari ukuntu bitameze neza ahanini ndeba ngiye ibibazo bimaze iminsi abantu birirwa badutesha umutwe abantu birirwa batesha umutwe ubuyobozi bw'u Rwanda batesha umutwe abaturage abenshi mwikiranye mu Bufaransa kandi ugasanga benshi niba abantu bavuye hano mu gihugu bameze neza nta kibazo bafite usibye wende nkoramaraso bamwe bakoze genocide bagahunga bo bitwa ko bagiye bahunze bafite ibyo bahunga ariko hari n'abandi bantu bagiye bava mu Rwanda nta kibazo akamuva mu Rwanda ameze neza hari nk'uwo nabonye ngo witwa uriya niba sinzi uburyo namwita niba na Kagoma niba namwita Kagoma niba ndamwita ikira uyita ngo ni padiri naho Imana Thomas niwe mvuga ukibaza umuntu avuye mu Rwanda mu gihugu ameze neza nta kibazo
ameze neza, famiye zimeze neza, nta muntu wigeze agira ikibazo cy'ubuyobozi n'iki, ariko akagera hanze akajya gutaranga ubuyobozi. Abari abantu mwicaranye muri France, abantu bise Diaspora, uruhare rwanyu ni uruhe? Urakoze James. Uruhare rw'aba Diaspora mu Rwanda, mu buzima bw'u Rwanda, mu iterambere ry'u Rwanda, reka mbanze nkubwire ko za mpanuro umusaza yatanze kwari kugira ngo abantu bayobora abanyarwanda babayobore neza bubahiriza inshingano bahawe, batajya ku mpande bajya gushakisha ibindi, nk'uko abantu babayeho muri za leta za kera. Abantu bajyaga muri za shuguri zabo bakajya mu bibazo byabo bwite, inshingano zabo bahawe mu baturage ntibazigireho. Umuturage ugasanga ibibazo byaramurenze umutwe, urabyimbye, akabura wabitura, akazategereza ko perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame atambuka aho hantu aza kubasura kugira ngo ibibazo byabo bikemuke. Ubwo naho hantu rwose bashyizeho agatuza bari amabati, nyamuneka umuyobozi ushyizwe mu mwanya niyuzuza inshingano ze, akora neza n'abanyarwanda n'abaturage yoherejwemo kugira ngo bafatanye gukemura ibibazo biri aho ngaho, bakomeze no mu iterambere. Iterambere nabyo ubwo ndivuzemo, ndetse bafatanye gutegura imibereho myiza y'abaturage, amashuri meza y'abana, buri wese agenda mu nshingano ze afite, abantu bativanga mu nshingano z'abandi. Uzi ko yanagabanyije, yakoze ku buryo abantu bari batangiye kuzamura amafaranga y'ishuri. Ateranya inama y'abamufasha kuyobora, bafata icyemezo cy'uko hari umubare utarengwa mu mashuri ya leta, noneho mu mashuri privé akenshi burya hasa naho yirwariza, ariko leta nayo igiramo uruhare. Noneho ndetse bashyiraho n'ingamba cyane zo kugira ngo bubahirize inzego ziri mu buyobozi kugira ngo batazitesha akazi kazo. Kandi nazo asaba ko rwose abana nk'uko boherejwe mu ishuri, abo bana bajya muri iryo shuri be kujya kubakura mu myanya yabo, ahubwo ufite ikibazo bakakivuga kugira ngo wa mwana bamufashe kugira ngo akomeze ishuri, nk'uko ubuhanga bayerekanye kugira ngo rikurikirane rya shuri aribemo rwose rirangize, kuko igihugu kiba kimukeneye. Uti rero abo banyarwanda bari hanze babona ute? Kandi mwicaranye mu Bufaransa, abo bita bakagoma, bita amazina ameze gutyo, ni ukuvuga ngo hanze ni hanze habera byinshi byiza ni byinshi bibi. Ubwo ni ukuvuga ngo uretse wari padiri uvuze Nahimana Thomas, akaba yarabivuyemo, ndetse akaba anafite n'abandi bagenzi be bamaze kwiyambura amakanzu ya busaseridute, akaza kumufasha guharabika igihugu cy'u Rwanda no gushaka kugira ngo bagipangire imigambi mibi, nubwo batazabishobora kubera ko n'abantu nabo badashobotse batanashoboye. Ariko ntibibuza ko igitonyanga kibiyo kigeze mu mazi cyanduza. Barahari banduza u Rwanda, barahari baruvuga nabi, nk'uko bivuga rwarabareze bariga, barakura, barukoramo, babona amafaranga. Igihe bumvise amakofi yamaze kuremera, barahaguruka. Bahagurukana iyo bahagurukana ibyaha, ahubwo bahagurukanye n'umutungo wa leta n'umutungo w'abaturage, bawujyana hanze, maze kuwusinda nibwo gutangira guharabika igihugu cy'u Rwanda n'ubuyobozi bwacyo. Na nyakubahwa perezida wa repubulika baramutinyuka bakamuharabika. Abo rero turicaranye hariya mu mahanga, ariko nabo ntibicye, ahubwo nimburamukoro ni Urwababyaye, birwa bashaka amagambo yo gusenya no guharabika, cyane cyane ko bafitemo inyungu z'ababemera bati nimuharabika igihugu cy'u Rwanda, ubwo n'abanzi b'u Rwanda reka tuzabaha iki n'iki. Nabo bagapanga bakagira ibintu by'amanyanga, ngo bashyizeho impapuro z'inzira za pasiporo, bashyizeho amashuri y'ikiburamwaka ya universite, bagurishije za ntuza imva bahambamo abantu kuri online. Ugasanga aho bicaye baragenda gusa bakina uduturufu two kugaburira inda zabo bwite, barangiza kandi bagashaka n'icyo kugira ngo batuke u Rwanda, batuke urwababyaye abaruyobora. Kuko ibyo wavuze, bamwe kubera ipfunwe baba bafite by'ibyo bibye, y'ibi bahise bakora, bashaka kugira ngo babiryamisheho guharabika u Rwanda. Amakosa yabo ntibayavuge, ahubwo bakavuga amakosa bageretse ku Rwanda bapapiriye n'ayatabaho. Umuntu akiyandukira akajya kuvuga iterambere ry'u Rwanda ko ritameze neza kandi adahari. Umuntu akiyandukira akavuga ngo abantu bishwe n'inzara, aho hantu ntiyaharaye. Akantu ko karambabaje cyane papa, kugeza aho tugira igikorwa remezo cy'umuhanda. Ndavuga uyu muhanda wa Kicukiro Bugesera,
kaburimbo nziza yubatse buriya mu Burayi igikorwa remezo kiri ku rwego mpuzamahanga. Buriya ni highway ni ukuvuga ngo ni autoroute. Noneho abantu bakifata bakajya gukora ikiganiro bagakoranya abantu ngo bagatuka igikorwa remezo. Ase niba aba bantu mwicaranye bajya bantera ikibazo ko bababazwa n'iterambere. Hari abagore nigeze kubona batukagira inka. Bakoze igikorwa cyiza cy'ubutwari kuvuga ngo reka abanyarwanda batishoboye tubafashe tubahegira inka, nawe abana babone amata bareke kurwara bwaki, bakifata bagatuka icyo gikorwa. Ese kubera iki ubundi myumvire ibi bintu babikuramo inyungu ki zituma bajya gufata ikintu cyiza bagashaka guhindura ikintu cyiza ngo aricyo bahindura ikintu kibi? Ubundi inyungu babikuramo ni iyi. Wambajije mu kanya kashize ndetse unashyiramo uti pasiteri rwose mu rurimi rwa Bibiliya baranimbura mukoro kandi no mu rurimi rwa Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo mu rurimi rwa Bibiliya bari abahanzweho n'abadayimoni, bahanzweho n'imyuka mibi. Ni ukuvuga ngo ntibakira abanyarwanda b'umwimerere, babaye abanyarwanda bononekaye. Babaye abanyarwanda bononekaye, babaye abanyarwanda batakigira umuco, babaye abanyarwanda batagira ngo inama na roni niko kera bajyaga babita. Niba abandi bamaze kuvamo umutima, bameze nk'ibintu nk'ibigunguru birimo ubusa bimwe birirwa bisakuza ukozeho kikarangira kikagira nk'iri. Ni ukuvuga ngo rero ikiteye cyose muri bo bararangira. Igikorwa cyiza kibaye mu Rwanda ishyari rabazamukana, noneho bakaboroga bakajya hagaragara bakamera nka za ngunguru nyine, bakabomborana bakavuga cyane, bagatuka bagaharabika ishyari n'umujinya kubera ibyiza u Rwanda ruri kugenda rugeraho. Kuko ubwabo bo ntibakiyumva mu Rwanda, ahubwo bararota u Rwanda nk'urwo basize basenye, bakumva ko rwakongera bakubaka. Barishuka cyane kuko bari inyuma y'amateka, bari inyuma y'u Rwanda rw'iki gihe, nta naho bihuriye. Mbega ni nkaho wafata umuntu uri ku ngazi zo hasi n'undi uri kuri ya flat ya kangese ya 5 cyangwa ya 10. Ubwo ni uko ngo nta mahuriro, ndashaka kukubwira ko nta mahuriro n'abanyarwanda. Inyungu bakura muri mu bintu mu guharabika igihugu nibyo nabazaga. Ese inyungu bazikura inyungu ko urabona habaye igikorwa cyiza nkagira inka. Reka duhere hafi tureke guhera kure, duhere ku gikorwa cya gira inka. Yaraje bra abanyarwanda ngo ibiki bivuye baraje ibikorwa remezo, reka twubake imihanda iri ku rwego, twubaka ibikorwa remezo biri ku rwego mpuzamahanga. Bati wapi? Ejo bundi ubu kiriya kibuga cy'indege cyo mu Bugesera nikimara kuzura bagitashye nabwo bazavuga, bizi neza ko bazavuga. Ese ko bababazwa n'iterambere ry'igihugu, inyungu bazikura he? Inyungu za mbere ni ububi bwabo bashaka kwimakaza, kandi bakabugizanamo n'abanyarwanda bafite imitima yoroshye. Ibinyoma bakabivuga hakagira ababumva ndetse bakabaha n'inkunga. Iyo ni inyungu ya mbere. Iya kabiri ni inda zabo bahahira, barasakuza bakashaka muri ibyo bikorwa nakubwiye bayirirwa bapangapanga bapapira, bati muzagure za passport z'impunzi zikozwe n'impunzi iri mu gihugu runaka gifite amategeko, igihugu gifite passport zisanzwe z'igihugu ziri kandi yarabaye guverinoma ngo bafite president. Nibyo nyine nakubwiraga, naho nangiye kugera za nyungu zabo. Nuko ngo muri bya binyoma byabo bakururamwe abandi kugira ngo bagendane mu bubi, noneho bagapapira n'ibintu bakabishyira mu mitima yoroshye, bakabyemera bakabikurikiza. Uzi kugira ngo bakubwira ngo ubaye ministre w'intebe, ministre w'intebe udafite aho wicaye niyo ntebe uvuga, ntawe ufite wicaye wirwa ubwejagura gusa. Ministre se w'intebe wirwa bwejagura. Nukuvuga ngo niba abandi babuze uburyo, babuze ibimburamukoro, bashaka ibintu byose. Ubundi indi nyungu babashakamo no kugira ngo bavugwe ngo baraha ni opposition. Opposition nanone nabivuzeho, nukuvuga ngo opposition nyayo no opposition y'ababagabo n'abagore bicara ko bati dutekereza u Rwanda hariya biri gukorwa gutya, reka tuboherereze ibitekerezo bindi. Ubwo mutegeka u Rwanda mukamukoza imihanda ya kaburimbo tuvuge 10, twe tuzakora 10 kaburimbo natwe cyangwa twutugeti cyangwa bakavuga ati dore twe nta bushobozi dufite, ariko
tudafite ubushobozi tudafite bije twakoze gutya twafasha abaturage niba bavuga twafasha abaturage 1000 tubishurira mituweli ibi tubikoze nta budget byibuze ukabuvuga ngo ni wa muntu koko uyu muntu bitewe n'igikorwa yakoze afite ubushobozi yakora iki niki none barafata amafaranga ntago tuzi wende iyo bayakura henshi ntakubwiye barafata amafaranga bakajya kwirirwa bapapira bagakora ibikorwa bidasobanutse ejo bundi ukumva ngo hari akantu kabaye hano mu Rwanda mu minsi yashize umupapa bita Rashidi uramuzi n'abahungu Rashidi nabo ni muri ba bantu benshi bagenda bashuka nabo ari abantu bo hanze bakabashuka ngo mwe muze mujye mutuka u Rwanda muharabike tuba amafaranga yisanga yagonzwe n'itegeko mu byaha byo gupfobya jenoside ubu ngubu ari gukurikiranwa n'inkiko noneho bafatiranya abana be sinagufatirana abana be gusa bagenda bafata abana benshi ngo bagenda ngo bakora ikintu sinzi uko twabyita ngo abana ngo bafite ngo ababyeyi ngo bafunze ngo ababyeyi ngo bagiye ishyirahamwe ry'aba bana noneho bakajya baba amafaranga wabonye abana barashidi bamaze iminsi bafite cano sinzi ukuntu bakonje ariko bamaze iminsi bafite cano birirwa batuka ubuyobozi urumva aho gufata amafaranga no kuvuga ngo reka twinvestinga mu kintu runaka reka twinvestinga abana nta bushobozi bafite tubishurira amashuri abenshi ni n'abana bagiye kwiga za tronkomi na primaire kuko hari umwana warashidi wari umaze iminsi avuga cyane uri kwiga muri primaire aho gufata umwana bakavuga ati byibuze twakoze ibintu tudafite bije dufata abana 50 tubishurira amashuri byibuze kuba ariho hantu yahera avuga arifata n'amafaranga nyine bakajya kuyasapotinga muri bya bikorwa bibi byabo aho gufata amafaranga ngo akore ikintu kizima kigaragara ngo agiye gufata amafaranga ngo agiye guspendinga ngo agiye kuinvestinga muri project runaka amafaranga yayibye abanyarwanda ngo umuntu ngo yagiye gucreatinga ngo irimbiri rya online ngo gushingura kuri internet nabikubwiye ni ukuvuga ngo kugeza kuri isaha iyo urebye abanyarwanda bari hanze muri diaspora muri ntara ya 6 bahari kubw'impamvu nyinshi zimwe twazivuga zindi twashobora kuzivuga zizwi na banyirazo ariko ikigaragara cyo nuko muri bariya babwejagura basakuza niba abandi basize bahekuye u Rwanda niba abandi basize bibye niba abandi basize bashwanye n'ababo noneho rero ya myitwarire mibi akaba ari bahagurutsa nuko ngo ntibahagurukijwe n'ikiza baramenengana umuntu rwose amera nk'igisambo babakivumbuye kikava hahandi aho cyari gituye kikongera kikimuka kikajya gutura ahandi kuko bavumbuye ko ari igisambo nawe rero nicyo cyabamenenganishije bamaze kubona ububi bwabo bwajya kubukomereza mu mahanga aho bavuga ngo bafite umudendezo bafite umutekano ku byo gukora ibyo bashaka gutukana uko bashaka gushyira isoni uko bashaka no gupapira ibintu byatuma abanyarwanda bongera gusa naho bacamo ibice abo rero warumbwiye tuvuge aho kugira imishinga nk'iyo ngo bayitekereze ibyo biba ari kuri nakubwiye ko ikintu cya mbere inyungu yabo ni inda yabo bwite ubwenge yunguka buri munsi ni ubwenge bwo guhemuka aho gutekereza kugira nabi kuvuga ngo fate byibuze maze icyumweru ari projet ndi kwanaliza ishobora kugira ikintu ifasha igikorwa kizima agafata ubwenge bwe umuntu wize akiga abenshi bize banarihirwa n'igihugu ku mafaranga yagakwiye kuba yarakoze ibindi bakayamushoraho umuntu ageze ku rwego rwo kuba padiri ariko ugasanga aracyatekereza za project z'ubunyanga gusa papa ni ibintu bibabaje erega uravuga padiri nakubwiye ko wavuze uti pasteur jambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu avuye imbere y'Imana akimika satani hazamo umudayimoni akamukoresha wa mudayimoni akagenda kazana abandi 7 bakamwinjiramo wa muntu akaba mubi kurusha uko arameze nuko ngo abapadiri bose bumva bavanyemo imyenda bakajya gukora amabi hanze hari mu mahanga bakorangura abagore babandi bakirwa bapapira ibyo bipapuro bidasanzwe reba nka padiri umupadiri wize iyo bukamana akiga kubana n'abantu akiga kubigisha no kubayobora neza
akaba ari umuntu gutukana mu mahanga. Ubwo urumva ibyo bintu birahabanye. Umuntu yatangiriweho amafaranga, yiga primaire, yiga secondaire, petit séminaire, hamwe biga secondaire zisanzwe, babahanga bakajya muri ntoza muri grand séminaire, mu Nyakibanda mu séminaire nkuru. Noneho awundi aho kugira ngo akore ibyo yigiye afasha abaturage, ahubwo agiye kubafasha kubahenura, agiye kubafasha ku mugani wawe gukena no gusonza. Ibyo bikorwa nk'akabitekereje bifasha abaturage. Yavuye muri paruwasi abafashaga, ariko bigaragara ko n'ubundi muri paruwasi atabafashaga, ahubwo buri yari yararoze benshi. Tubona icyo yarari cyo muri icyo gihe yarahari. Urakagira Imana. Nuko ngo uhita ubona uwo mupadiri wari muri paruwasi uwo wari we, kuko ibyo nibyo byonyine bari ku mutima we. Ngo umuntu bibwirwamo niba umusohokamo. Niba biri ari byo biri gusohoka mwabo ngabo, no mu Rwanda nibyo bari bicaranye. U Rwanda rw'abagabo nk'uko babivuze, u Rwanda rwabigishije, u Rwanda rwabaha akazi. Uretse abo bapadiri uvuga, harimo n'abari ambassadeur nk'abandagije Imana. Jean Marie Vianney yari ambassadeur. Bari aba Matata bigeze kuyobora imirimo ikomeye hano mu Rwanda. Ba Matata Joseph. Matata asi impungano saza kajya kivugisha ngo his excellence ngo yagakwiye kuba kagisha inama. Wa wundi wigize ishyano ngo bamugisha inama. Ngo his excellence ngo yajya mugisha inama. Nawe nta nizo yigiye. Ntutekereza kugira ngo ujye gutanga icyo udafite, no kwisumbukuruza no kwikoraho, no gusezerana ibintu utazashobora. Ubwo rero aho warumbaje n'impamvu nagira ngo ngusubize ntya yuko bari abantu bari hanze, ni inda yabo bakorera, na amanyanga birirwamo, ni imigambi birirwa bacura mibi, kandi noneho bagashaka no kuyanduza abandi banyarwanda bari mu rubyiruko rw'umwihariko, kugira ngo bategure abazabakurikiza, abazabasimbura, babahe umurage w'ububi n'ubugome, bazakomeze kuba abanzi b'u Rwanda, kandi ariko rwababyaye. Urumva aho hantu batekereza. Intumbero yabo ni ubugome nk'uko babivuze, kandi noneho bwa bugome bakabushyira mu bana babyaye, nk'uko Rashid wabivugaga, ibyamunaniye abishyira mu bana be, noneho bikazakomeza mu gihe bazaba batakiriho. Ariko barabeshya, kuko iminsi igenda ihindagurika, ibihe bigenda bihindagurika, kandi bihinduka n'abantu bahinduka. Umunsi babavumbuye abana babo bayigisha ibyo, nibo ba mbere bazabatera hejuru bati twarabamenye, twarabavumbuye, muri babi, kandi bashaka ko n'igihugu cy'u Rwanda kitubyara cyababyaye, harimo abasogokuru n'abasogokuruza, kiba kibi. Urumva rero ko aho ngaho rwose bazabakanira ubakwiriye. Amaherezo yabo ni mabi. Amaherezo meza y'umuntu agendana n'ibyiza yakoze. Ibibi yakoze bimubera amaherezo mabi. Icyo nagusubiza rubyiruko, umuhungu mwiza, uri kumpata ibyo bibazo, kandi nanjye numva mbikeneye kugira ngo nsubize n'urubyiruko rutwumve. Sinzi ko nabyitaho ariko ari ibibazo, ahubwo hari igitekerezo ngize. Ahanini kuko abenshi bano ba diaspora, sinzi niba nzakomeza kubita aba diaspora, kuko ngiye mbise aba diaspora ngiye numva bimbangamiye. Ahubwo nk'umuntu w'umupasiteri uzafasha gushaka izina ryo kuvuga ngo, kuko iyo tuvuze ngo bano ba diaspora, namwe muri diaspora, hari ukuntu tuba dushatse kubasanisha n'abariya badashobotse. Buriya tuzashaka izina tujya tubita, ariko gusa ntabwo bikora ko ari abanyarwanda, nubwo bakosa bakigira nabi, ariko kuba ari abanyarwanda ho ni abacu, n'ubundi ntaho bajya. Ariko aho ngaho reka mpakubwireho gatoya, harimo n'abatinyuka bagahakana u Rwanda no kuba abanyarwanda. Barahari. Mu rubanza rwa Rusesabagine wumvise ko yatangiye hakana ko ari umunyarwanda. Mugenzi wari ufunze Sankara ariyamira ati uhakanye ko uri umunyarwanda, uzi ko utagira n'isoni. Naho rero mu mahanga nukuvuga ngo hari uvuga ngo nk'uwitwa Jean Paul ngwitwa ngo ni premier ministre mwiyo baringa ya guverinoma ya Nahimana wabuze uburyo, aravuga ngo diaspora si nyirimo. Urumva? Kandi nk'uko bivuga diaspora no kuvuga ngo ni umunyarwanda uri hanze wese, ariko wihakanye kuba muri diaspora no kuvuga ngo abayabaye undi wundi, abayabaye igisimba, kuko nta ndi mahanga ashobora kumwemerera, nubwo yabona ubwene bw'igihugu bwaho yicaye, ntibikwiye ko ari umunyarwanda nk'uko bivuze. Papa, ibingibi hari abantu bazashaka kubigarura bitagikunze. Ko mu kanya hari inkuru nasomye ku gihe, yanditse ngo umuvugizi wa polisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye yatangaje ko abaturage benshi barimo kwirukanwa mu Burayi bagiye babeshya ko barimo gutotezwa na leta yabo, ku buryo umunsi hamenyekanye ibyo buri wese yavuze
ashobora kuzabibazwa. Ni inkuru yanditse ku Gihe, ndikubona bayishizeho saa 4, hariho n'ifoto ya bene wacu b'Abanyafurika baryamye muri sare n'ibikapu byabo. Nkibaza iyo umuntu yifashe ngo akihakana ko ari umunyarwanda, akihakana diaspora, ese ibyo bihugu bibacumbikiye umunsi byabirukanye bizagenda bite? Ntabwo ari kera, kuko niba hatangiye kuba bamwe bagatinyuka bakavuga bati ibyo mwabeshye nibimenyekana, cyari igihe gihagije cyo kugira ngo abantu mu binyoma barimo bicayemo hari mu mahanga, ubugome bicayemo hari mu mahanga, babivemo bagarukira ibihugu byabo. Kuko uri mu Rwanda ntibakwirukana mu Rwanda, kuko rwarakubyaye, ni ingobyi yawe. Ariko uri mu mahanga bakwirukana anytime, bakwirukana, haza impamvu ituma muhava, haza impamvu babasezera bati musubire iwanyu, kuko iwanyu uvuze ngo iwanyu ni gakondo yawe. N'abazungu akenshi ndetse baranigiye bavuga bati none se iyo ugize ikibazo hano kujya iwanyu, twebwe ntitugira ikibazo hano, iwacu tuzajya he? Ugasanga rero bazagira igihe n'ubundi bahaguruka bavuga bati ntani iwacu mumaze kuhayimerera nabi, nimusubire iwanyu. Igihe kizagera ahari ntawamenya. Gusa ikintu nashaka kuvuga ni kubera ko diaspora, abangaba twakwita diaspora badashobotse, bagenda bagakora ibikorwa bigashininga, ahari hari igihe babona bakora ntitusubize cyangwa ntihagire icyo tuvuga, bagakora ibintu bakidegembya. Ndavuga nka gutya iriya guverinoma y'abaringa ya Nahimana, ngo bakreatinze passport, ngo bakreatinze irimbi ya online. Mu minsi yashize bakoze n'amahano, mbona ngo bari kwibuka jenoside yakorewe abahutu. Harimo rwose n'abapapa ubona bagakwiye kuba bafite ubwenge bwo gufasha igihugu, ariko ugasanga bicaye mu bujajwa n'ubugome gusa. Nibyo bikomeje kubicaza, bagategura project z'ubujajwa n'ubugome. Abapapa rwose, kuko nuriya mupapa wahoze ari ambasaderi mu ntuza muri France, Ndagijimana, n'abandi benshi, ugasanga nizo project gusa bahoramo, ariko bakabikora ntagire icyo tuvuga. Hari igitekerezo nagize muri iyi minsi, muri iyi nama mwari kumwe n'abarwiyemezamirimo b'urubyiruko n'abandi benshi batandukanye. Ndavuga why not ahubwo creating ikintu. Maze iminsi mu Rwanda, hari ukuntu wabonye societe hano mu Rwanda, hari urubyiruko hano mu Rwanda rukunda igihugu, bafite na project nziza, kuko ubushobozi dufite budahita busupportinga ngo buri wese bumusuportinge project yiwe araninge, ahubwo twebwe tugakora ikintu cyo guhuza diaspora. Aba diaspora tugakomeza kubahuza n'urubyiruko ruri hano imbere mu gihugu. Mu minsi yashize hari igikorwa mwakoranye na Beride cyo gucanira abantu cyane challenges muri Kayonza, kandi mwaraparticipatinze neza cyane kabisa, kuko mu ngo ibihumbi 19 bacaniye 19 mu ngo ibihumbi 20 byacaniwe, mwacaniyemo 12 byaraba diaspora. Ni igikorwa cyiza kabisa, twagakwiye kuba hari n'abandi bakwiye kubareberaho ngo bakore nyine babigireho uko mukora. Then tukavuga ngo dukore project tujye dufata diaspora. Hariho muri diaspora abantu bose ntabwo ari abagome cyangwa ngo bafite ububi, ahubwo tukabahuza. Hari n'abandi bana hano mu Rwanda bafite gahunda yo gukora, kuko twese ntabwo twasiga igihugu ngo tujye gushakira hanze. Muri rwa rwego rwo kubaka, ahubwo tukubaka igihugu cyacu tugafatanya tukagegera Paradizo. Dukeneye kugira experience, papa mukeneye kuduha experience, murakuze, then mugasiga mufite icyizere ko byibuze ko u Rwanda aho mwagejeje tutagiye kwasubiza inyuma, ahubwo tukubaka cyane, tukavansa, tukagera kure. Today muri Afrika turi mu bihugu biri gushininga, bizwi muri Afrika. Iyo muri Afrika usigaye wandikamo mu bihugu biza by'imbere n'u Rwanda ruzamo, suko na mbere rutazaga, ariko turavuga mu bwiza bw'igihugu, mu bwiza igihugu gifite iterambere riri kwihuta, kandi rukaza mu byambere. Ni igikorwa cyiza. None ntabwo dushaka kugira ngo tujye tuza mu byambere, ubwo dushaka kuzaza ku isonga. Aho ni nayo mpamvu ndashaka ko hari ikintu kibagirana wavuzeho.
bari abantu bari hanze nakubwiye ko bameze nk'ingunguru, ariko noneho reka ingunguru kandi irimo ubusa, kuko ingunguru irimo amavuta ikabamo amazi bifite akamaro, ariko bameze nk'ingunguru zirimo ubusa, ni ukuvuga ngo nta kamaro bafite, uretse ibyo kwirirwa babwejagura no gutomboka gusa, nta kamaro bafite, ariko bashatse bakagira baretse kugira ibyo ngibyo bagura. Ikindi nongeraho ni uko burya impumyi iyoboye izindi impumyi byanze bikunze bagwana bose mu rwobo. Niyo mpamvu rero uzabona abo bose bagiye ku mpumyi ba padiri Nahimana, bari ba padiri n'abandi nk'abo bandagije Imana nyine nabo bampaye impumyi bahumye kera, batagifite icyo bita uburemere muri bo, batagifitemo bya bindi umuntu yavuga ko bafite uburyohe, abo bayoboye nabo babaye nkabo. Ariko noneho icyo gitekerezo cyawe uvuze cyiza cy'uko urubyiruko abanyarwanda bari mu Rwanda cyane cyane urubyiruko bagira nk'igihe cyo kubana no gukorana n'urubyiruko ruri muri diaspora, nibyo nakubwira ko ari igitekerezo cy'ingenzi ndetse n'umushinga wahabwa imigisha n'abantu bose, uhereye ku rwego rwo hejuru, ni ukuvuga nyakubahwa perezida wa repubulika n'abamukurikiye bamufasha mu mirimo, ariko noneho by'umwihariko iyo uvuze diaspora muri minafete, minisiteri y'ububanyi n'amahanga, tugiramo ubuyobozi, tugiramo direction ishinzwe n'umudamu witwa Sandrine. Uwo nejo mu gitondo tugiye tukamubwira icyo cyifuzo, ako kanya ahita adufasha. Ni ukuvuga ni kukubwira ahantu icyifuzo nk'icyo kigenda kinyura kugira ngo gihabwe umugisha, kugira ngo kiyoborwe neza, gitegurwe neza, noneho kigira intumbero izashyika kandi abantu bafatanyije. Ubwo rero ntugire impungenge, icyo kintu ahubwo reka ku mugani we gitegurwe neza kandi mu gihe cya vuba, kuko urumva ni igitekerezo cyihuse kigomba kugira akamaro abantu benshi. Reka tugitangire kuri Info France Rwanda. Urakabaho Kuri Info France Rwanda dutangire, kandi twizeye neza ko ku bufatanye bw'abakunzi b'igihugu, abanyarwanda bakunda igihugu, ku bufatanye bw'inzego, ku bufatanye n'ingufu z'itangazamakuru, twizeye ko none n'Imana ko izabiyobora bikagera ku ntego, bikaryoha bigahabwa umugisha. Buriya papa hari ikintu nagiye nkunda, buriya papa umuntu urwanira ukuri byanga byakunda aratsinda aranisha. Ujya ureba FPR, umuntu urwanira ukuri ikugera, abasirikare 600 bagatera igihugu gisanzwe gifite n'inkunga z'abanyamahanga bakagikubita. Ya batsinze fari yari ishyigikiwe n'abafaransa bonyine se. Ingabo za Mumbutu zari mu Rwanda, ariko kuko umuntu urwanira ukuri, ibihugu byitekereza ngora za yose, umuntu urwanira ukuri hirya no hino byanga byakunda aratsinda. Kwa kuri kuratsinda, ukuri kuratsinda. Ndumva rero igitekerezo cyacu kitaba igitekerezo kibi, kandi ku bufatanye n'Imana izabiha umugisha. Igitekerezo cyubaka buri gihe gihabwa umugisha. Reka tureke ko kuba twarushwa ingufu na zirankora amaraso na bariya abantu badasobanutse, ngo ibitekerezo byabo bajye bapanga ubu project bw'ubugoryi, bapanga iki by'ubugome. Rimwe na rimwe ari ibintu upanga ugasanga nta bwenge burimo, ngo umuntu ngo yakoze ishuri ry'ikiburamwaka sinzi uburyo, kandi ari university bashya babisobanura ari university, ariko ndakeka ko atari ibintu bitagenda neza cyangwa ngo bicemo. Kandi n'abandi benshi, hari abantu nyarwanda bakunda igihugu, hari amateleviziyo menshi nabo bakomeza kugerageza bakomeza kwigisha abanyarwanda, gukangura rwa rukundo rw'abanyarwanda, ngo twongere tuba umwe. Hari abavandimwe bari mu Bubiligi, Albert, hari umuvandimwe nabonye ufite TV yitwa Igicaniro uba mu Bwongereza, nawe w'umukozi nimukunda muhe subscribe. Tutibagiye Olivier muri Denmark n'abandi benshi, ariko barahari. Hari abanyarwanda bagifite urukundo, ntabwo diaspora yose bafite ubwenge nk'ubwa Nahimana, kandi bose ntabwo bakwemera kuyoborwa na buriya bwenge bwa Nahimana. Mureke dufatanye. Reka mbere yuko dusoza iki kiganiro, reka dusabe papa banza dutange message kuri kuba diaspora hanini, kuko niho waruje kubwira imyanzuro
mu byo mwakwiye mu nama ya biro politike mu nama ya biro politike ya FPR udusoreze ubagira inama n'icyo twakora. Urakoze cyane, iyo nama yagenze neza kandi ibiganiro biba byiza cyane, hafatirwamo imyanzuro myiza, ariko cyane diaspora cyangwa se diaspora nagira ngo nkuko abatuye mu Rwagasabo bavuze bati turashaka kubaka u Rwanda rumere nka Paradizo. Icyo nabwira aba diaspora bari hanze nuko muri iyo nyubako nabo bararitswe kugira ngo nabo babemo, nabo bubaka u Rwanda, barwubaka aho bari, kuvuga batanga ibitekerezo, batanga inkunga, baze barusure, bazana inshuti z'urusure, u Rwanda ruvugwa mu mahanga, nukuvuga ngo u Rwanda rube Paradizo kandi ruzabeshwa Paradizo n'abana barwo nabo Rwababyaye. Ubwo rero diaspora ho iri twumva hose no kugira ngo bararikirwe kuza gufatanya n'abanyarwanda biyemeje mu Rwagasabo ko bagomba kubaka u Rwanda rukamba nka Paradizo, rukaba Paradizo rwose. Ariko Paradizo dushaka kuvuga y'iki gihe ni Paradizo nshya, Paradizo technologiquement yubatse, Paradizo technologiquement irimo abahanga, irimo abanyabwenge gusa, irimo sécurité, irimo umutekano, irimo ubuzima bwiza, imibereho myiza y'abaturage. Kuki batabona ko imibereho myiza y'abaturage, ufite imibereho myiza afatanye n'ufite imibereho isa n'ifite ibibazo, niko abantu bubaka igihugu, ni nako abantu bubaka umuryango. Iyo papa na mama bashaje bafashwa n'abana babo bafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo abajene bari muri diaspora bahagurukire kugira ngo bazane inyubako, bazane ibikoresho, bazane umuganda ukomeye kugira ngo u Rwanda nk'uko abanyarwanda b'imbere bashaka kurwubaka rukaba Paradizo, n'abandi bari hanze muri diaspora bashyiraho akabo umusada wabo, kuko nibo uzaryohera, uzaza urugemo, uzaza uruturemo, uzaza urugemo, urye za mbuto wateye, kuko ntawe uzarya imbuto y'undi, ahubwo bose bazasangira imbuto nk'abanyarwanda, babirya imbuto nziza, umusaruro wose bawusangira ugabanye. Ibaze kuvuga ngo Paradizo, u Rwanda ni Paradizo, kandi n'ubundi urebye rugeze nko kuri 90% ruri kuba Paradizo. 10% rero no mu mwaka umwe bazaba babigezeho. Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika umenye ko manda ye y'imyaka 7 ayigereje, nukuvuga ngo rero nayigezaho irubaye Paradizo, ubwo se umuntu yaba amaze kubaka igihugu kikaba Paradizo. Icyo gihugu ahubwo abanyarwanda bagombye kuba batumva wakoreye neza igihugu, tuguhaye ibi n'ibi. Niba twavuga tuti ibereho perezida igihe cyose, abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubivuga, nta n'umwe babyemeye bakabishyira mu magambo yabo, bakabishyira mu byemezo. Ashobora kuba batinya ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame rwose ibyo wakorera u Rwanda dore rwabaye Paradizo, noneho komeza ube ku isonga. Urumva ni igihe gito. Urakoze cyane, rero ngiyo message nabaha, kandi nawe ngushimiye ko wasabye abatwumva kugira ngo bakore subscribe, no kuvuga ngo biyaboneshe kuri iyi channel yacu Info France Rwanda, iyi television ibavugira ibagezaho amakuru meza y'ukuri kandi aryoshye, kugira ngo agabanye umuvuduko n'ubusharire bw'ibinyoma n'imijinya n'amahane n'ubushizi bw'isoni bigaragara kuri za channel zimwe z'abanyarwanda basa naho bateye igihugu cyabo umugongo. Abo nabo ntibaduteye ubwoba, kuko ngo burya y'intare iziritse abagenda barakomeza urugendo rwabo. Ariko bari abo si intare, ahubwo ni ya matungo bajya bavuga nyine amoka, ariko abagenzi bakikomereza. U Rwanda ruzakomeza igihe cyose bari abakimoka. U Rwanda ruzakomeza rugera ku nshingano. Urusaku rw'ibikeri ntabwo yuzuza gushoka. Urakoze cyane, Imana iguhe. Murakoze papa.